nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza kuri K21 TV. Iyi ni The Time is Now, ikiganiro kikugize biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka mubiri kugenda bizenguruka iyi mihanda tuze kwibanda kuri izi inkuru ebyiri. Inkuru ya mbere tugiye kwibandaho ni witwa Teta Sandra ndetse na Weasel. Ku munsi wo kuwa kane mw'ijoro ricyarikira uno munsi wo kuwa kane nibwo hagiye inkuru hanze zizagiye zandikwa n'ibitangazamakuru byo muri Uganda ndetse bikaza no kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga zo muri iki gihugu paka bigeze mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo humvikanye inkuru rero y'uko Teta Sandra ngo yaba yagonze umugabo we akamukomeretsa amaguru mu buryo bukomeye cyane. Indi nkuru tugiye kwibandaho ni witwa Miss Naomi, nyuma yo guteguza abamukunda cyangwa se n'abandi muri rusange ko agiye gushyira hanze igitabo yanditse, bikaza kugarukaho na benshi, hari ababyishimiye ndetse n'abamuciye intege bashyira amagambo atari meza habe na gato hanze kuri iki gitabo cyangwa se kuri ino announcement yatanze. Ibiri kuzenguruka izi social media ndetse n'ibitangazamakuru ni byinshi, gusa reka twibande kuri izi nkuru ebyiri, turaza no kureba izindi ziri kugenda zibica bigacika yaba mu Rwanda ndetse na hanze yarwo. Reka rero nanjye mwifuriza ikaze, njye ni kimwe ibisanzwe. Ku munsi w'ejo kuwa kane rero inkuru zari ziri kubisha bigacika yaba kuri social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye n'uyu witwa Weasel ndetse na Teta Sandra. Uyu muryango ni umuryango ukunze kuvugwaho amakimbirane agiye atandukanye mu myaka yashize, guhera mu mwaka wa 2022 ubwo bigize kurwana cyangwa se ubwo Teta Sandra yagize gukomeretswa akaza no guhungira mu gihugu cya Uganda. Rero ku munsi wo kuwa kane ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cya Uganda ndetse no mu Rwanda nibwo hagiye hanze inkuru byanditse ivuga ko uyu Weasel wamenyekanye mu kuririmba indirimbo zisanzwe mu gihugu cya Uganda ngo yaba yaragonzwe akakomereka amaguru cyangwa se akavunwa amaguru mu buryo bukomeye, bikavuga ko rero ko yagonzwe n'umugore we ku bushake. Abantu bari bahari cyangwa se abantu babibonye bavuze ko ibi byose byabereye imunyonyo mu kabari kitwa Shan's Bar and Restaurant nyuma yo gushyamirana bikomeye. Ikinyamakuru rero twumvanye ino nkuru cyangwa se twasomyemo ino nkuru kivuga ko ngo nyuma yo gushyamirana na Teta Sandra ngo yaje kwinjira mu modoka, Weasel asigara ayihagaze imbere, ari nako bakomeza guterana amagambo bikarangira uyu mugore ahisemo kwigongera umugabo we ku bushake. Ubu ngubu rero Weasel arembeye mu bitaro bya Ntabya biherereye muri Kampala mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru rero yakomeje kugira icyo twakwita amasizoni agiye atandukanye. Nyuma yo kugongwa umwe akajya mu bitaro, undi agafata imodoka akirukanka, noneho mu rukerera uwitwa Teta Sandra yaje gutabwa muri yombi, gusa ntiyigize amaramo igihe kinini ngo ahubwo ngo yaje gusabirwa imbabazi n'umugabo we witwa Weasel. Gusa noneho igitangaje muri ibi byose, uwitwa Teta Sandra yaje kugaragara mu mafoto yagiye gusura umugabo we aho yari arembeye mu bitaro bya Ntabya mu gihugu cya Uganda. Gusa rero nanone abakurikiranye ayo makuru cyangwa se abantu basanzwe bazi by'ikupure nibigize bashimishwa na rimwe kuba uyu Weasel yarababariye Teta Sandra cyangwa se akamukura mu buroko. Bamwe babifashe nkaho yaba agiye gutegura gukora revenge iteye ubwoba, bari no kwisabira ko umwana w'umunyarwanda wabo cyangwa se Teta Sandra yagaruka i Kigali akaba ari harerera abana agatuza, umugabo yajya mushaka akaza kumwirebera, dore ko n'ubundi kugira ngo bashwane bigira hose ngo Teta Sandra n'ubundi yari amaze iminsi ngo yarirukanwa, ari nacyo kintu cyamubabaje ngo yirukanwe n'uyu witwa Weasel, amwirukana n'amerekeza muhaye cyangwa se icyo twakwita agatike.
bya Teta ndetse na Weasel ni birebire cyane. Noneho igitangaje muri ibi byose nuko imodoka yagonze Weasel cyangwa se uyu Teta Sandra yakoresheje agonga Weasel n'ubundi yari yayimuhaye muri uno mwaka mu kwezi kwa gatatu. Nawe unyumvire rero ibya couple z'iki gihe, ariko twagera kuyo bita ku muryango wa Teta Sandra ndetse na Weasel byo byamaze gufata indi ntera. Ngayo nguko ibyabereye muri Uganda byiro bizinguka ku mihanda yo mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Mu bindi bigiye bizenguruka izi mbuga nkoranyambaga muri icyo cyumweru turi gusoza ni uwitwa Miss Nishimwe Naomi. Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi ngo nyuma yo kugaragaza cyangwa se guteguza ko agiye gushyira hanze igitabo cya mbere cye yiyandikiye kigaruka ku buzima bwe busanzwe ndetse no kuba nyampinga w'u Rwanda, ni byigize byakirwa n'abantu neza, dore ko benshi batangiye kugaruka ahashize hiwe, batangiye kumwibutsa ko amanota yabonye cyangwa se yabonye mu ikizamini cya leta gitegura umunyeshuri kuva muri high school atigeze ashimisha bamwe na bamwe kandi atari n'amanota yashimisha umubyeyi. Bongeye kubigarura rero n'ibindi byinshi cyane. Iki gitabo ni igitabo batigeze bakira. Ubundi ibi byo gushyira hanze cyangwa se kumurika igitabo, uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa Nishimwe Naomi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaje ko iki gitabo yakise More Than The Crown, bishatse gusobanura ibirenze ikamba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu Nishimwe Naomi yagize ati More Than Crown ni igitabo cyanjye cya mbere kandi nicyo kintu mfite amarangamutima kurusha ibindi byose nakoze. Nacyanditse nice mu marira, nyiri bikomere gahoro gahoro kandi nifitemo icyizere. None rero kirarangiye kandi kiriteguye. Uyu Nishimwe Naomi yakomeje ati mu mpapuro zacyo harimo imbaraga, amasomo y'ubuzima no kwizera kutanyeganyezwa. Ndi guseka kandi nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyakoze mu rugendo rwanjye rwo gukira no kwiyubaka. Uyu Nishimwe Naomi yakunze kuvugaho cyane mu itangazamakuru bitewe na couple ye, bitewe n'abantu bagendana na Leon de Mackenzie, ni ibintu byinshi cyane. Uyu Nishimwe Naomi yambitswe ikamba mu mwaka wa 2021, icyo gihe yarasimbuwe ni mwiza Megan, yambitswe ikamba mu mwaka wa 2019. Ibyo ni bimwe biri kugenda bizenguruka imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Tunyarutse gato mu gihugu cya South Africa, iyo bita Senate cyangwa se igisirikare cya South Africa cyongeye kwihaniza bamwe mu bakozi bacyo cyangwa se bamwe mu basirikare bacyo bari gushyira ama videos hanze adashimishe cyangwa se adahesha icyubahiro igihugu cya South Africa. By'umwihariko iki gisirikare nyuma yuko umukobwa yagize cyangwa kuri TikTok yambaye uniform za gisirikare, akora amabara, ashyira videos ubwambare bwe hanze, ari gukuramo izo uniforme nazo ziri muri stories zagize zenguruka kuri iyi mihanda. Ni ibintu byababaje abantu benshi cyane, by'umwihariko abatuye mu gihugu cya South Africa. Nguko rero ibiri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaba byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyi ni The Time Is Now, ugende wumvaga kuri mikoro ni Kim nk'ibisanzwe. Iyi wari ukurikiye rero ni 21 TV. Icyo usabwa rero no gukora like ndetse na share, ugatera na comment, ubundi ugakora na subscribe kuri wowe utarayikora. Amakuru ye biri kuzenguruka rero imbuga nkoranyambaga nibigezweho byose n'ahandi wayakura uretse hano kuri 21 TV. Reka rero mubwira ati ciao ciao.